Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mubidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka. Uyu munsi twagiye mu karere ka Kirehe, tugiye kubagira ku mugabo. Umugabo ni umukinnyi wa filime, ni umusitari mu buryo bugiye butandukanye, n'ikindi kintu cyiyongeyeho yagaragaye muri filime ya Afrimax TV, filime bakinnye ivuga ku bintu bigendanye n'akarere ka Kirehe n'ibintu bigendanye n'amashitani. Bakunzi banjye, reka mbibutse gukora subscribe wowe utarayikora. Nawe wayikoze ndagushimiye. Bakunzi banjye, reka tugende tumubagereho, tugiye kumugwa Gitumo. Umeze gute umusaza? Salam. Salam. Umeze neza? Ndaho ndakomeye. Umeze neza ndabibona. Nta kibazo mfite wewe. Bakunzi ba Sun TV, iyi ni Sun TV Rwanda online. Mwagiye mubona mu mafilime menshi agiye atandukanye, mwagiye mubona ku bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Bakunzi bandi, reka ndabinginze ni mukore subscribe. Umusaza, ya twari tugusuye hano nka Sun TV Rwanda online. Ni karibu muri Sun. Murakoze cyane. Tangire wibwira abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya, ubabwire amazina yawe bakumenye. Ubusanzwe se ngewe ubusanzwe banyita Ntakirutimana Charles, ariko nkaba nkina sinema nyarwanda zo hanze anga bakunze kwifata ngo ni filime nyarwanda. Nagiye nkora byinshi, ndi umushoferi n'imirimo igiye itandukanye, n'izo sinema nyarwanda. Wagiye wakinnye muri filime nyinshi, twagiye tukubona muri sinema nyarwanda. Hari filime iri kubica bigacika muri iyi minsi, aho uri mukina witwa ni Papa nde, uradufasha? Papa Titi. Ukina witwa Papa Titi. Yes. Nka Papa Titi, hari ukuntu umuntu akubona muri filime akibaza ngo ese uyu mugabo ubundi ibi bintu arimo akora ni ibyanyabyo? Turagira ngo tubwire mu buzima gusanzwe ubundi biriya ni filime ni ibiki? Simbizi ukuntu umuntu aba akubona. Urebye comedy na filime ni ibintu bibiri bitandukanye. Uvuye kuri comedy ukinjira kuri filime, filime ifite ikisobanuye. Nka role baba baguhaye ugomba gukina uko bisabwa kandi ugakora ibisabwa kugira ngo ejo uza gukurikira arebe ko waba warakoze ikintu kizima, anagukunde bihere ko nyine ahereza n'abandi gutya. Tugize amahirwe yo kugusanga hano iwawe hano mu rugo. Twagira ngo tubwire bigiye kure. Ubundi Papa Titi ni muntu ki? Ese Papa Titi ubundi Titi ni kuki wahisemo kwitwa Papa Titi? Sasa aho ngaho ndumva urambaza ibibazo byinshi nk'umuntu waje ufite inkuru yanjye yose, ariko ikintu nakubwira, mfite umwana nkina hariya nitwa Papa Titi. Mfite umwana witwa Papa Titi yakoze amakosa, amakosa ntagaragara, baramufata baramufunga. Intandaro ya byose ni ifungwa rye. Ngewe nkeneye kumenya amakosa ye cyangwa se n'ifungurwa rye, naho izina ryaturutse urebye. Umwana wawe yakoze amakosa baramufata baramufunga. Reka wenda ibyo tutabitindaho cyane, ni filime. Hari ibintu byavuzwe muri iriya minsi cyane, natwe tugenda tubibona. Wowe ubwawe nakwiboneye mu bintu bimeze nk'ahantu ngo wagiye kuvuza umuntu wari wapfuye. Ibintu byanyuze kuri Afrimax TV, narumvise ngo nyine ibintu byabaroze hano mu Gisaka. Nabyo uragira icyo bitubwiraho? Man, jewe biriya bintu ukuntu byateguwe nje ntabwo bizi. Byateguwe n'umugabo Kimeza. Kimeza uwo ngo akaba ari umwe wari inshuti n'abo banyamakuru, ariko twereka plan ukuntu ihagaze, ati mugomba kumfasha. Ariko ukimara kutubwira ngo byateguwe, umuntu yakwibaza biriya bintu ntago ari ibyanyabyo. Ngena n'ubu ngubu ndabireba ubwabo kanyica nkibaza ni ubundi kumbwira ijambo mu Gisaka cyangwa se ikirehe nyirizina. Banumva nta ubundi iyo utubwiye ngo biriya bintu byarateguwe ntago ari ibyanyabyo. Twagira ngo dusobanure ubitubwireho. Biriya bintu rero ugiye kureba ni comedy zitegurwa urebye, kuko Kimeza ajya kutubwira atubwiye ko yateguye afite plan, ategura comedy, buri muntu agenda amwereka icyo yakora, ariko anatwizeza ko
hari akantu kazaboneka nyuma yabwo. Twebwe rero nko kumva abanyamakuru bazaturuka hejuru za Kigali iyo ngiyo twumvaga ari ibintu bidasanzwe kuko n'ubwa mbere ngiye kubona n'umunyamakuru. Bivuze ngo Afrimax ijya kumanuka ijya kuza yari ibizi ko agiye kuza kuvugana nawe. Bivuze ngo iriya ntabwo ari gitumo ahubwo ni ibintu mwari mwateguye. Bo bavuze ko ari gitumo bateguye bagiye kubagwa gitumo nk'ahantu nkaho hasanzwe hari abapfumu nyirizina. Ugiye kureba ntabwo ari ibintu bitabaho ahubwo nibibaho ni ibintu bitegurwa. Gusa hari akantu kabayemo ko kuba Kimeza asa nkaho yatubeshyeho ariko tuza kumenya gahunda zose nyuma tuza no kumubura hagati aho ngaho. Okay, hari byinshi turi buze kujya tuganira kuri iyo nkuru. Reka tuyive imuzi ibintu byose urimo uravuga umugabo Kimeza, urimo uravugamo umugabo Kimeza ngibi hari ibintu yagiye ababwira, hari ibintu yaje meze Kimeza niwe wayiteguye cyangwa se na Afrimax yayiteguye. Urebye Kimeza yarateguye aratubwira tujyariya dukora plan irarangira ariko tuzi ngo turi abantu bari buze guhembwa kubona agafaranga. Icyo gihe ntago uko twebwe twakoze dutegereje ikintu kibuze kujya mu mufuka ntabwo ariko byagenze ahubwo twategereje ko tubuze kubona ikintu turakibura bagenda bagiye igihe buri umwe wese kuri twebwe akajya agera kuri Kimeza ese ibyo watwijeje bimeze bita amafaranga ko tutayabona bimeze biti bivuze ngo biriya ntabwo ari ibyanyabyo ahubwo ni imikino. Biriya ni comedy zitegurwa urabizi jewe ndi umukinnyi wa filime nkuko bivuze ariko nakinnye muyo bita gapfa kaburiwe nyina muri ntibikwiye ndakomeza nza guhura n'andi magroupe gutya nagiye nkinira. Ntabwo ari ibintu kubanzi bagenda bambona basanzwe banzi mbese nta kidasanzwe ni imikino itegurwa kuko n'uwambonyemo hari azi ko n'ubundi izo sinema nyarwanda n'insanzwe nzikina. Ni imikino itegurwa ariko umunyamakuru yataka inkuru yaravuze ngo hari nkuko musanzwe muzi akarere ka Kirehe kagiye kavugwaho ibintu byinshi yewe anabanzaho indirimbo ya Masabo avuga nyine ibyo Masabo yayivuze uretse ko yavuga ngo barahabeshyera tudege twamayobera. We yavuze ko biriya bintu ari ibyanyabyo avuga ko yabigereyeho yageze ku mupfumu akazura umuntu. Mu by'ukuri iyo filime wayigaragayemo reka tureke guca hirya ibyo bya Kimeza wenda Kimeza nawe simbizi tuzamugeraho Imana nidufasha ariko turagira ngo utubwire mu by'ukuri iriya ni filime cyangwa ni ibyanyabyo koko hano mu Gisaka birahaba. Sasa urebye abanyamakuru burya mufite umwihariko wanyu mufite n'uburyo mutegura. Urugero mfite gutegura igikorwa nkagishyira hariya ariko wowe ukaza wishyiraho akantu kugira ngo ibintu bizaryohe njye nabyita nko kuryoha kugira ngo bizageraho bigera biturutse ku gace runaka akarere runaka iki byose urumva ariko twebwe siko twari twategura siko Kimeza yari yaratubwiye na inkuru ye kuntu yari ihagaze uburyo yidusomeye nta duce twarimo nyuma gusa ariko twe turakina nyuma tuza guhura n'ibibazo baradufunga bijyanye n'uburyo umunyamakuru yateguye inkuru uburyo izatangira n'uko izasoza mbese birangira duhuriyemo n'ibibazo byinshi. Ayo mafaranga ntitwayabona turafungwa gusa nyuma ariko iperereza ryarakozwe. Okay, bivuze ngo nta n'amafaranga babahaye ayo bari babemereye ntayo babahaye. nta na make twigeze tubona. Papa Didi ndaza gukoresha ijambo Papa Didi nka filime nakubonyemo muri iriya filime mu by'ukuri ngewe narayibonye bimbere igitangaza ubwo ni iriya filime ukina uri Papa Didi. Mu by'ukuri iriya filime yo mwayiteguye bingana iki kugira ngo muvuge ngo tuzakora filime y'Inyarwanda ndakeka mubaye abantu ba mbere bakoze filime y'Inyarwanda igasobanurwa nanone mu Kinyarwanda. Nagira ngo tubwire kuntu mwabiteguye ese mwabitekereje gute? Gusa ariko aho ngaho nta bintu byinshi navuga kuri iyo nkuru buryo itegurwamo n'iki urabizi ibanga ry'akazi umunyamakuru nawe nk'umwihariko wawe ufite ibanga ry'akazi mu byo ukora umunsi ejo bundi cyumweru kigashira. Hari byinshi mfite kukubaza nanjye ntabwo wabimbwira byose uko bingana. Sinema nyarwanda ni sinema nyarwanda kameme. Sinema nyarwanda ni sinema komeza.
nk'uko ubivuze koko sinema nyarwanda zigomba kugira ibanga, ariko noneho nagira ngo utubwire, ntabwo bisanzwe bimenyerewe ko umuntu ategura filime mu kinyarwanda ikanasobanurwa mu kinyarwanda. Mu by'ukuri biriya bintu mwabitekereje gute kugira ngo muvuge ngo tuzashaka umusobanuzi adusobanurire iyi filime? Ese mwumvaga mwari musanzwe muzikora ntizigende, mwabonye ari byo? Nagira ngo utubwire. Byose birashoboka. Ari icyongereza gishobora gusobanurwa mu kinyarwanda, ikinyarwanda kigasobanurwa mu cyongereza. Biterwa nuko agakino kaba kateguwe. Urabizi nawe bya sinema nk'umunyamakuru wagiye usura abantu benshi, gusa ariko ntabwo ari ibintu bikomeye cyane birenze. Ufite gusobanura icyongereza mu kinyarwanda, ugasobanura ikinyarwanda mu cyongereza, igiswahili ukagisobanura mu kinyarwanda. Ibintu nk'ibyo ni ibintu bisanzwe. Okay Papa Titi, reka twigarukire mu buzima busanzwe. Tugusanze hano mu rugo, ndabona wibereye kuri ka konyage. Ntabwo muri iyi minsi nta kazi mufite? Hari ukuntu numvise bagenda bavuga, hari ukuntu bavuze ngo icyaka cyakubanye icyorezo. Jewe bana gatamiyo nkabuze mura n'ikibazo gikomeye. Nshobora no kurwara tu, ushobora kumva ngo Charles ngo twumvise ngararwaye n'iki malaria iki, ariko nta malaria njya maze imyaka nka 15 nta malaria. Gusa kantu iyo nakabuze ari ikibazo gikomeye. Ariko dusoza reka nkubaze akabazo gato y'akamatsiko. Nagira ngo nkubaze nk'iriya filime iyo uri kuyikina uba nta gakoni uba urimo. Mu by'ukuri tubwire, nta gakoni uba urimo, nta kintu uba washyizemo kugira ngo ukine iriya filime? Sasa buriya iyo ugiye mu kazi cyangwa se gutegura igikorwa nka kiriya, ntabwo ari ibintu biba byoroshye byo kuvuga ngo ugiye gukora gutya. Ngo ugira inama uha abakurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya dusoza ku bijyanye n'icyorezo. Karibu. Dusoze turangiza ikiganiro cyacu. Okay, murakoze. Sasa ngewe icyo nasorezaho wambazaga mu bisanzwe, aka nakavumo kanje niwo mu rugo. Amazina yanjye nayababwiye, mvuka muri aka karere, ariko mu bisanzwe ndi umukinnyi muri sinema nyarwanda. Ikindi kibazo mwazagira mwaza nekura nkuko mubashe kugera aha ngaha tukaganira nta kibazo. Murakoze. Ubutaha turajya tuguteguza. Inshuti mukurikiye Sun TV Rwanda online aka kanya, reka dusoreza aha ngaha tubasezeranya kujya tubagerera kure kandi hashoboka nkuko twabibemereye. Banywanyi banjye ndabingize mukore subscribe. Ciao.